nawe uri keza urabibonye utangiye kubibona sikumuntu yakunda nawe ndi wa mugore mwagendanaga Mama Bruno aranza ntwaye umugabo kumamagaye none hasa none neza nta kibazo ariko ndanasigaye ukiyesi fresh yasigaye ese Mama Bruno wowe iyo udafite utugambo nta nubwo nsura cyokoze umva nkukoreye ikosora harahiye koko kweretse ubuzima bwacu bw'ini Kigali kugira ngo umwami Imana zobubemo uracyaraho ukora iki erega simva ngaha namenye ko atari maho ese ubwo watashye urashaka iki fungura reka yowe papa Teta umukobwa waraje reka mbireke reka byuye nsohona hano n'abandi bwishe hano gira cyariye mwereke muko ngangwe nurebe sone mbarimo maze ngo barashaka ngo se ngo gwinurebe je nanga amazina injira mu nzu rero kuko watindijwe n'iki yangwe nurebe je ntabwo chaka umuntu uzagenda mvuga reba ko sarimo ese natasiza papara nagarize nuko zishaje yaba zikiri nshyashya ngo rebe kandebe nahadi abagore bunda bazi no mu buriro ugezemo aha hantu naho kwikorera amasuku wende uri kwikora amasuku aha buko ese kumurura utareba no bunkono zanje inkono se zibana no buriri umva buko nimba utarebye hariya gutuma mpareba hari umuntu ko soke ndagiye ariko nzagufata nzagufata birakureba oya nagende amategeko sinashobora ni nka yanyine ababa we sheri ngwino Mama Bruno urabona ibintu uri kumurera ubona nazo ubwenge cyese ari kukufatana gute ngwino yawe turagitsinze umva ko sha umva buriye ubutaha yanze ubwenge ubutaha bizagenda gute ubutaha si kigura byanarangiye hasa zagaruka hano sha ntacyo nanjye simavira ntabwo mavira aho urashaka iki kindi sheri turayirambura no matera nyine dukora igikurikiye hari ikibazo se numurebere pfa kuba yagiye ndebera niba yagiye sha yagiye ngwino hano muri saro ngo icyo kunywa nta nubwo nagaruka ngo kitakurenze kandi sekiro amakuru y'iminsi ngo meze neza garafure byagenze gute garafure ibintu byaratugereye hano byagenze gute ureba ngewe naje Kigali nzi ko nzakora nanjye nkagera ku rwego nk'urwo ugezeho none ubu ngubu tuvugana bisa n'ibya ibintu byose naharaniye byagiye gute ngaho mbwira iyi minsi ntari mpari n'abagiye mu mahugurwa se nuko byagenze gute mbwira akazi biragenda akazi narahombye urabizi ko nakubwiye ko nahombye sibyo botike byaye bisigayemo ayasigayemo umunyu n'ikibiriti imitoki byo byaranahiye ariko hari ahandi hari akandi ka business mfite ngiye kugarurizamo ariko bizakunda
ubu nsigaye nkora kwa dogiteri. none se mbwira igihe ntari mpari nyine mwari mubayeho mute wakoraga iki Leonidas bundi ntabwo arava ku kazi Leonidas waracyari muri bya bindi bye perime yaramuhereye ariko nanjye nabonye gucuruza bitari kumpa amafaranga agaragara ubu nagiye gukora kwa dogiteri Kiroso n'ahantu dogiteri nde dogiteri Sacyano akorera he hari azanyamirambo mu miduha umanutse hepfo za rwa Rutabura. ubu wavuye mu kwikorera wagiye gukorera abandi amemba 400 nibyo nsigaye nkorera ubu ngubu kandi birunguka kagarafure birunguka. none se ikibazo kubimbwira ukabona urambwira na gahinda nyina gahinda nakiki niba ukorera 400 utarabibonaga muri boutique agahinda ufite nakiki wagakwiye kwishima ahubwo abakobwa b'i Kigali bakugize gute se kandi Kigali abakobwa bawo ariko nta kibazo garafure ngiye kunguka tugiye gutera imbere umuryango wacu ugiye gutera imbere. uzakora iki se baramamagara bone bandi wasanga ari ya company yabo afunguye ejo bundi ari kuguhamagara ngo ugende ko ari wowe wirirwa niwe yarari kumpamagara ariko reka mbanze nganire nawe ndabona bikomeye nugusenga none se Kiro wibuka kwiragiza Imana koko cyangwe musenga iyo turi kumwe iyo nagiye mbita byose mubishyira hasi ndasara ariko rusubize se ko ngendo umwisilamu nge ijuma ndayisari nago njya nyisiba ni ijuma Leonidas asengera muri ADPR nuko njya mbona ajya kurara amajoro ngo agiye basi se uwo musigiti uvuga ujyamo cyangwa ni bya bindi ariko si bibyanwa uzabyogosha ryari umuntu w'umugabo wajya ugira isuku ibi uzi ko ari umwanda ariko ndashaka kuzaba shehe ariko ibi mbona ushaka nimvi cyangwa namabara arabatari amabara Kiro arabatari amabara none se garafure none nawe se ntimuzanteraga Kiro muzanteraga hinda nago twaguteraga hinda ahubwo tugiye kwaka ubu se akazi ko umuntu waguha akazi ugakoramo n'aya masatsi n'aya mabara mu muntu ze mu bwanwa nini usikari dogiteri ni dogiteri Leonidas ari ndashaka nimugoroba tuza kuganira kandi turasenga Uwiteka kandi nizeye ko ari butwumve urumva naho ibyo byawe rwose ukwiriye kubireka urumva niba warabonye akazi gakorana umwete naho ibyo by'abakobwa nabyo niba warakomeje Kiroso urabyibuka ishuro nagiye ncabirana nawe wataye akazi waje mu bakobwa nuzava ku kandi kazi kaguhemba amafaranga naho abakobwa bagatuma ugata bakarinda bakwirukana ubwo uzabahute uzasubira mu cyaro umva Kiro ndagushaka we na Leonidas urumva bariho barampamagara ku kazi urumva ariko ndashaka ko tuganira ariko ibyo bintu urimo bimenye ntabwo ari byiza reka ngende turasubira nakarakazi nzagakora paka Mana we n'abarinzi barorera ariko se noneho uyu mukobwa ntukabyarana saa 12 zirinze zigera ataragera muri uru rugo ibi nabyo nagahuma muntu uyu mwana nawe ko agiye kunyigiraho nk'abanyakigali mwokabyarana ibi bintu ndi gukora se wakabaye abikora so ya mukobwa mbyiruye ibi ni ibibazo noneho ndapfuye ndabona umugabo mpamagaye oui ni sawa okay sawa sawa araje ndetse nze yaba umupfumu yampaye muganga wanjye ndetse nze mbyubahirize uyu mugabo amaze kunzengereza sange ryambaye maze nawe ntavugana nawe abo bagore abayiriwemo angeze mpangane nawe ninde uri gukomanga none nizere ko ari buje ndaje mwemeze Jesus Christ ninjira mwana wawe ni sawa ufite icyo kibazo nta kibazo mfite urabona hari ikibazo mfite seriously yego injira Teta
Mama yabaye iki? mvuye ku muhanda kugura mituyu sanze ameze gutya kandi nasize ari muzima. Nese igifunguzo afite mu nda n'iki? Ntago mbizi. Nese nta kibazo afite? Ntago mbizi pe. Mama Teta. Njye ndumva nigiriye n'ubu. Wabaye iki ninde wakuroza? Reba iki kintu yambaye mu nda. Akose Teta. Ni iki cyabaye ngaho kumbona mu ndeba mu karibareba none iki cyabaye? Njye ahubwo reka mbasige sinzi bya mami. Mateta ni iki wabaye? Kutambwira wabaye iki? Ariko se filime urimo urakina ni iyihe ni bwoko bubi? Ngaho ndiba none. Ariko wanasaza imbimenye. Ngaho. Akose ibi ni ibiki koko mwoka byara? Teta. Na Teta rakunsigaye. Ngiye mbwira ikibazo ni iki ubaye iki wasaze wanyoye ibihe none ibiki waye? Rubyiruko turi imbaraga z'u Rwanda. Rubyiruko turi imbaraga z'igihugu. Nawe neza. Yego nawe. Ariko uragenda neza pe ukibagirwa abantu. Nta cyabaye gusa muri iyi minsi ntabwo nari ndi hano mu rugo. Iki? Hari abashuti banjye twiganye twari turi kumwe hari agaproje dushaka gutangiza hano mu Rwanda. Nibyo nari mpugiyemo rwose uje hano aribwo nari nkigera hano. Murabura umva uswa duherukana kuri wa munsi Leonidas abona ka gaperimeke. Ese amakuru ya Leonidas na Kiroso. Leonidas aba yagurutse yagiye mu kazi. Ika gaperimeke kaje kumunyura. Cyane rwose. Ani wumva se uriya nuzabasha no mugirero. Ntuze Kiroso nawe ngo akora ku bitaro by'umudogiteri bita Sacyana. Akora iki se kandi? Ndamubaza bimeze bite. Kiroso agasuka amarira. Akarira. Abaza bimeze bite. Namubaza uko ukwezi gushize baguhembye bimeze bite. Kiroso akarira. Muntu byaranyoye. None se kwa Dr. Kiroso ko na ingoni Dr. Sacyana. Uriya mwana sibyo bintu yageze mateka. Butike dore irahombye urumva ahise abona akazi ngo ahembwe 400. Aho yazatera abantu inshinge bagapfa. 400 barabimuha abona akazi. Noneho reka nkwere mufashe 400 nibura bashi kubijera agira yakoresha byagomba gukora nagomba kwizigama. Papa Teta nugusenga. None se umuhungu ndamubaza namubaza se bigeze he akarira ngo abakobwa bamugeze he aho bahurira nabo niba basha gukora akazi byaranyoye. Abakobwa b'i Kigali se kandi nawe yarabatangiye uri azabamara ryari ko bavuka buri munsi. Ntabwo ari rimwe kabiri je namusangaga hano yataye butike ari kumwe n'abakobwa. Abakobwa b'i Kigali nugusenga nayo ko baraza kuyamurye bakayamara. Byanyobeye gusa Imana ishimwe nashimye Imana ku bwako kazi. Noneho reka ngiye nzashaka umunsi umwe muhamagare tuganire ambwira ibyo bakobwa b'Ikigali nibura na Leoni dansari ndebe nibura ko kuvuga perime aho yanzakoresha ushoboka byose ubundi nze mbarebe mwese muri hamwe niwe no gusangira tunasangire nibura ndabakumbuye no kuri kose. Mama Teta se w'amakuru. Ahubwo naringira nkubaza Mama Teta ntabwo yaraza kubareba. Nara nababajije ese masenge wone nduguhamagaye. Ndabona ari nimero. Se ninde kandi. Hello. Ndiwe neza Fetina. Muraho. Muraho neza wamenye se ni Teogene uhera. Teogene mwiganye trokome iyo zarambura. Teogene so ndi twitaga kadugure. No kadugure. Ariko no narume Teogene kadugure. Uri heze? Uri he? Uko njani Kigali za Kacyiru. Kacyiru se ko nanjye ari hondi. Urahagana cyo umanze gusuhuza. Mbo reba hano Kacyiru ugeze hako Kinamba. Ugatambika gato bisa unyuze ku gishangano hari akaburimbo gashyashya. Hari agahanda k'amabuye rwose niho nduzamuke nze ngufata. Handitse no kuri niba ari arongera ngo ni yes wakuba motari hafi aho ngaho. Aho ndahazi cyane. Teogene kadugure. Kadugure rwose. Taka kanya rwose kwa ibishoboka byose uze wenda ndanayigutegera uze nkurebe rwose ndeka kadugure kaga karagwira.
ahubwo wowe icara kuri moto reka mpite nsohoka niba uri hafi aho ngaho mpite nze nkureba hari ikibazo reka nze nkurebe Kadogo yewe gateo Kaduguri Yego Ferdinand vitese nimigize aha naze sha nyine ku mpamvu z'akazi banyimuriye i Kigali ubwo naje i Kigali paka wakoraga heza ubu nsiga nkorera muri ribu muri ribu komaze migera natangiranye nayo hashize igihe kirekire twashize imyaka 18 yose oya ni kirekire hashize igihe pe kirekire cyane haze Ferdinand waragiye urahera ariko nawe sha umva ntagenda hera hana naje kureba bisengeneza wa madamu twari tumaze iminsi tutabonana ntibona rije gusura urananungukiye impamagara Kadugure ariko ni kera we sha ni kera kandi kunyibukije iryo zina nyibuka kera tujya gushomba ibiryo kuri refectoire ariko urabyibuka niyo bitaga ipafu urabizi sha ariko uribuka umucuzo hariya kuri refe ipafu ndi yadanja byo twitaga igipondo fata kawunga n'umuceri wo kubeta mu gasa hanyuma se Ferdinand hano ni mu rugo hano ntabwo ari mu rugo iwanjye aha ni kubisengeneza wa madame none naje kureba kagira inkuru ati nge byarananiye wazanye umugore suko imyaka 18 yabishize nta mugore mfite sha nisha uri Kaduguri nyine ngira abona 18 ubwo birumvikana ufite n'urubyaro koma mfite umwana mukuru w'inkumi witwa Teta umunsi yashize ntavuye kwiga hanze amayenga papa Teta yavuye no kwiga hanze mfite umukobwa havuye kuba namugushyingira ugira ngo si ko bizagenda genda kuze ndanashaje urashaje byo 18 imyaka 18 ubu ufite umwana w'imyaka 17 yarangije kwiga vuba ngavuye hanze yababa none se sha ndacyari muri cya giponda cyo kuri refectoire sha naguma muri ibyo ngibyo akibere ariko byatewe n'akazi urumva navuye muri polisi bandiployinga muri ribu karakazi ni hatari hanyuma se amazi ni meza amazi ubwo yamfasha ubwo surumva ngaha biserengeza bafite amazi Kigali dore ivumbi ry'Kigali kanyaminine soma niko sha ubundi buzama amazi kugeza ryari ko nakera wafataga kawunga ukarenzaho amazi none urudaro kajya ibintu by'iyoka bikajorora muri kari gake wa mugabo kari gake karakawunga utarengejeho amazi ntabwo ari kuryama umusinzi none se sha biri n'amahire rusasa umuntu ukora muri ribo ngiye kwita ngo amese uko marise ndahari nzaza murebe neza ubundi nkwaferi wenda nitwa amafaranga byo urabona ntabwo ndi umuntu woroshye oya Ferdinand icyo nshoboye sinaguca amafaranga ubwo se twaba twaramenyaniye nje umva hari gahunda ngiye nkwinjizemo rwose uzihangane ndabizima mufite ubumenyi ngera yigeragereje n'ubumenyi bwanjye n'ibiki biranga pe ariko uko byagenda kose harimo ikintu nuko ubumenyi ni hafi ya ntabwo rwose ndagira ngo uzandwaneho wenda kakanye kuko nanjye nari mfite gahunda yo kugira ngo ngende nihute ariko nibura ndagira ngo oya kakanya ntabwo byakunda nzaza kukureba ndanananiwe wowe bitekerezeho uzaza undebe pfa kuba biri mu nshingano zanjye ubwo mbonye nimero yawe iri mu nshingano zanjye nzagufasha ubu tuvugana turi kuwa mbere kuwa kane nimugoroba saa 8 nzaza kukureba uzahamamagare nsange no ku kazi cyangwa se unambwire nge niba ndifi nze murebe nta kibazo rwose nzaza kuya nta kibazo nanjye nzaza ko ninjye ubabaye oya uzandebe nzagufasha hanyuma se amakuru ya papa ya mama Teta na Teta wanjye baraho bameze neza umukobwa wanjye ni inkumi njya mbona hari udusore dutangiye kumwiyongoza ariko se nzana ariko inama gukubitaho pasi oya ntabwo nshaka kuba umukwe wawe ahubwo reka ngende ibyo bya pasi buriya uzareba ukuntu bigenza tuzabiganiraho nkeneye n'umugore ariko si nkeneye Teta turacyari umwana ngo ntabaribo ariko se ahabanje ngafate Jolie! Umeze ute? Ça va? Umeze ute? Ça va. Karibu chérie. Merci. Nikamufasha. Karibu. Merci. Umeze Wow. ute? Ça va. Waje mu Rwanda ryari se? Maze like amezi 3.
Oh, wow, igihe wowe se sinaraye nijoro ubwo sha ahubwo suzoza ko uzanimbeza muri uru Rwanda ryari mva mfite ahantu ngomba kukwereka wowe ushaka umwanya gusa sigiye ryari ufite umwanya ryari ntabwo twabana ejo dutembere ejo ntabwo ugomba gutaha urarara hama ejo nyine dukore akazi kose biraterwa n'amasaha igihe aba ageze oya nabyo amasaha urarara reba uje saa 10 si ubwo wataha mwese nta yindi myenda nazanye ntabwo uri kunduta cyane none kandi se mami bose bameze neza aba hasi ko badakoma bari kuruhuka bari bavuye mu kazi nyine bahita baruhuka muzanira iki se shana amazi gusa nyine nabandi bakeneye mbasuhuze let me call them genda wabaga babwire Emma, Jolie, hey, good morning. Morning, baby. Ko waryamye iki? Narinaniwe nakubwiye ko naraye naje soka wibagiwe gahunda dufite harabye biteze warose neza mva ahubwo uzi ibitotsi nkuyemo ahubwo mbazabona ndi kurota iki umva ndi kwasama gahunda senga imeze tugiye gusohoka urumva ahantu nshaka kukujyana none se turagenda twenyine no of course mfite abacuti and you know abaye bashuti of course boy amashuri wawe of course ariko ntabwo biri serious uracyari gutereta nta kibazo nyine twitegure tugende yego wait uracyambara za rumbiya zawe rumbi mbabara utabimbwira ngereyo nyine banseke cyumweru kimwe nari nabijugunye waba waragiye hari ahantu usiko nagezeyo bakanseka aryo wari ukabije ego ko narahinduye nsigaye nambara ubusa so tugende ninde ngwino murebe ariko baby wajya ubanza ukamamagara mbere yo kuza wowe wirirwa umbeshya ubona ndi umwana wirirwa ubeshya ariko wowe ibintu byo gutungura umuntu yuze uba wabanje kumamagara uregurandusha n'uburakari kandi ari wowe uje cyane rwose urega wafite amafuti ayahe mafuti se uri umutekamitwe bwira ariko ndaho ngo ubukide mwabayemo ese ko mbona oya wibwira ngo ko mbona umva nkubwire noneho bunaje oya bunaje wese uraba amafaranga cyangwa mu kimwe dutandukanye ibintu ni bibiri urumva nagwa amafaranga turatandukana cyane rwose wambabariye wambabarira ikintu ushaka no kuba basi mbabara mitemya kohereza basi yamegira vuba basi baby wambabariye oya nabya baby ndashaka amafaranga gabanya ibintu by'ubugoryi aho ngaho biravuba kunyereza amafaranga ndagukunda ibyo ndabizi nyereza amafaranga cyangwa dutandukane ku butesi basi rekanya kohereza gira vuba kuri gutinda ntabwo ubuze wabaye izo pressure zose uri gushyiraho umuntu uri gutuma nitira kandi ntabwo urayabona se noneho reba kuri umuntu w'umugabo baby ngaho haguruka ndagukunda cyane pe Nese mukecuru uzajya kumusura ryari urajya kumureba ryari ubu ndahita mitira wenyine nanjye ndumva nshaka nk'ejo kuzaza kukureba mukecuru reka ngende nese ugenda nta muntu nari nsizeho nyine ngiye kumusangayo kwa muganga oya baby oya ndagiye ntabwo merekeza